Reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi. Tuje kubagezaho update z'amakuru akomeje rero kugenda agarukwaho mu mujyi wa Kigali muri Nyabugogo. Abantu benshi bacitse ururondogoro, abantu benshi batunguwe no kubona ikamyo itwaye ikinyamaswa. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza batese mu by'ukuri iki kinyamaswa cyaba ari icyo mu buhe bwoko. Mu by'ukuri nk'uko mubibona kuri screen zanyu, ni ikinyamaswa ushobora kugira ngo ni umuserebanya cyangwa se ni lezard, ariko nanone wakwitegereza neza ukibaza ese lezard ishobora kuba yangana gutya. Abantu benshi rero bakimara kukibona bakuye imishwaro barahurura baza kureba iki kinyamaswa icyo ari cyo, dore ko bivugwa ko iyi modoka yari igitwaye yari iturutse mu gihugu cya Uganda. Nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho n'abaje kuba rero babyibonera imbonankubone, iki kinyamaswa cyari gitwawe n'iyi kamyo. Biravugwa ko rero ngo cyaturutse mu gihugu cya Uganda, ariko ngo iki kinyamaswa kikaba cyari gitwikirijwe ihema, cyangwa se kikaba cyari gitwikirijwe aya mahema manini atwikira ibicuruzwa ku modoka. Nibwo rero ngo cyagiye kugera hano hafi ya za Nyabugogo, urumva ni hafi muri za Gatsata. Ngo birangira rero polisi ije kugihagarika. Ibyaje gukurikiraho nyuma y'uko rero polisi igihagaritse, cyangwa se polisi ihagaritse iki gikamyo, umushoferi ngo wari urimo ikintu yakoze rero ngo yahise ava mu modoka arirukanka. Ariko kugeza amagingo aya ngaya rero amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko uyu mushoferi wari utwaye iki gikamyo ngo byarangiye rero aje kuza kuba yafatwa. Abantu benshi rero batunguwe bakibona kubona umushoferi, polisi ihagaritse iyi modoka, shoferi akavamo agasimbuka akirukanka. Nibwo abantu rero bahise bagira impungenge, bagenda baza gake gake begera iyi kamyo kugira ngo barebe ikibaye igitumye umushoferi wari utwaye iyi kamyo polisi yari ihagaritse ahise avamo akirukanka. Gusa akimara kuvamo yirukanse ntawigeze amukurikirana, nta n'uwamukurikije amaso ye ngo abe yavuga ati se uyu mushoferi abigenze bite, cyane cyane ku bantu bari hafi aho ngaho aho ibi byabereye. Ikintu cyahise gikurikiraho rero ni iki: abantu bahise basa naho baza begera iyi modoka, cyangwa se begera iyi kamyo. Bakimara kuhagera nibwo babonye rero umutwe w'iki gisimba, cyangwa se w'iki kinyamaswa urimo urareguka. Gusa na polisi ubwo yari ihagaritse iyi kamyo byaje kubatungura buryo ki uyu mushoferi yaje kuvamo agahita yirukanka. Ikintu cyahise gikurikiraho rero bahise bashaka buryo ki bakuraho iryo hema ryari ritwikirijwe icyo kinyamaswa, ariko no kugira ngo ihema rikurweho nabyo byabaye intambara zikomeye cyane. Urumva ntabwo ari ibintu byari gukorwa na buri wese. Urebye uburyo kino kinyamaswa giteye ubwoba, ikintu cyaje rero kuba cyakurikiraho nuko hahise hiyambazwa abantu badafite ubwoba, cyangwa se abantu bashobora kuba barahaze ubuzima bwabo, kuko kwegera ikinyamaswa kingana gutya ukorera imodoka ukagitwikurura ni ibintu biteye ubwoba. Mu by'ukuri ushobora guhita wibaza ese byagenze bite nyuma y'uko iki kinyamaswa gitwikuruwe? Se cyatwikuruwe n'abandi? Se ntabwo kiryana? Hari byinshi ukomeje rero kugenda wibaza. Turaje kugira ngo tubikuvire imuzi n'imuzingo uze gusobanukirwa neza mu by'ukuri icyakurikiyeho nyuma y'uko uyu mushoferi avuye muri iyi modoka akirukanka n'icyatumye yirukanka, ndetse uze no gusobanukirwa neza mu by'ukuri aho iki kinyamaswa cyari cyerekejwe. Ese cyari kugarukirizwa hano muri uyu mujyi wa Kigali, cyari gukomeza kikava hano muri uyu mujyi wa Kigali kikaba cyajyanwa ahandi, kikaba cyakwambukiranya igihugu cy'u Rwanda? Byinshi ku bikomeje kugenda bigarukwaho kuri aya makuru yakomeje kugenda atitiza imbuga nkoranyambaga, yandikwa mu binyamakuru bitandukanye, abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho. Gusa abenshi rero bakaba batewe ubwoba n'iki kinyamaswa. Byinshi ku bikomeje kugenda bigarukwaho tugiye kuza kubirebera hamwe muri aya makuru. Reka rero tukwisabire, niba ari ubwa mbere ubanye natwe, nyaboneka kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe ukanda kunzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibone mu ba mbere. Amakuru yacu ujye akurikirana gatanu kuri gatanu. Kurashare byibuze aya makuru yasangize abantu batatu cyangwa se bane,
uraba uduteye inkunga ikomeye cyane, kandi ikindi rero tugusaba jya muri komenti utange igitekerezo cyawe, utubwire niba iki kinyamaswa wowe waba ukizi, dore ko twe twarebye tukumirwa, twabuze uko tukita, twabuze ubwoko bw'iki kinyamaswa. Turashaka kugira ngo rero niba wowe waba ukizi, uzi ubwoko bw'iki kinyamaswa, ujye muri komenti utange igitekerezo, utubwire ubwoko bw'iki kinyamaswa, kandi turanagusaba gukanda kuri like, kanda like zibe nyinshi, uraba utweretse ko uduteye inkunga ikomeye cyane, uraba utugaragarije urukundo ndakemwa, kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ubambere. Twari turimo rero turagaruka kuri uyu mushoferi waje kubona polisi imuhagaritse bitewe n'icyo yari yikoreye kuri iki kimodoka cyangwa se kuri iyi kamyo, agahita ava mu modoka, agahita akuramo ke karenge akirukanka. Polisi nayo rero yaje kuyitegereza neza, yitegereje ubona ni kamyo itwaye ikintu kidasanzwe, nibwo bapfukuyeho ihema, mu by'ukuri ibaza gutungurwa. Abantu benshi bari mu muhanda ahangaha bahise birukanka, abafite imitima ikomeye nibo bahagaze bareba icyari cyo, ariko mu by'ukuri ni ibintu byateye abantu benshi ubwoba. Ibintu byateye abantu benshi ubwoba rero, ikintu cyakurikiyeho ni uko hahise hitabazwa abantu baza kuba bakuraho iri hema. Hitabajwe abantu baje gukuraho iri hema rero, ko kugira ngo nabwo rikurweho ni ibintu byafashe akanya, kubera ko buri muntu wese wahageraga yavuga ati reka iki kinyamaswa ndamutse nibeshye nkakegera gishobora kuza kundya. Urumva nyine buri wese yari afite ubwo, ariko mu by'ukuri urebye uko iki kinyamaswa bakiziritse ku buryo koko kidashobora kuba cyakwinyeganyeza ngo kibe cyagira umuntu kigirira nabi. Rero abantu urumva bari bafite ubwoba bw'ubusa. Ikintu cyakurikiyeho rero, hahise hakurikiraho kurira iki kimodoka, baratangira bakuraho iri hema, ariko mu gukuraho iri hema bikaba byakozwe mu kwigengesera gukomeye cyane, kuko bari batekerezaga ko mu by'ukuri gishobora kuza kuba cyabigaranzura, ugasanga kiriye bamwe mu bari kugenda bakuraho iri hema. Iri hema rero rikimara gukurwa kuri iki gikamyo, abantu bari hafi aho ngaho bose bahise bahurura, baratangara cyane, baza kureba icyabaye. Nibwo rero hahise hakorwa rero ikintu cyo gushaka uyu mushoferi yashakishijwe, ndetse birangira aje gufatwa, agarurwa kuri iyi modoka. Gusa ikintu cyahise gikurikiraho ni ukumubaza iki kinyamaswa ahantu yari akijyanye. Akaba rero yaje gusobanura ko iki kinyamaswa yari akijyanye mu gihugu cya Tanzania, ngo niho yari akijyanye, ndetse ngo nticyari kuzahagarara hano muri kino gihugu cya Tanzania, ahubwo ngo cyari kuzahita cyurizwa indege kikoherezwa mu Bushinwa, ngo hakaba hari imiti rero gikorwamo. Ndetse urumva iki kinyamaswa ni ikinyamaswa gikungahaye ku bintu, cyangwa se gikungahaye ku bintu bikurwamo imiti ivura abantu ndetse n'inyamaswa. Urumva nyine iki kinyamaswa ni ikinyamaswa mbese mu by'ukuri gifite agaciro cyane. Ikintu cyakozwe rero, uyu mushoferi yagaragaje uburyo ki yagikuye mu gihugu cya Uganda, bamutumye uko byari kugenda byose. Arangije rero bongeye iki kinyamaswa baragitwikira, imodoka irakomeza. Birumvikana yagiye kunyura ku mupaka wa Rusumo kugira ngo ibe yakomeza yinjire mu gihugu cya Tanzania. Nguko ngo rero amakuru yari yakomeje kugenda acaracara cyane ku mbuga nkoranyambaga, agarukaho cyane. Abantu benshi bari bakomeje gutungurwa rero n'amafoto akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga y'iki kinyamaswa rero cyaje kuba cyagaragara muri iyi modoka cyangwa se muri iyi kamyo. Abantu benshi bari bumiwe, gusa natwe twari tuje kugira ngo tugezeho updates z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero, kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ugeze ubone ngo bambere amakuru yacu ugiye akurikirana gatanu ku kandi. Kora share cyangwa se partage aya makuru, unayasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ugiye no muri comment utange igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime, bibi nabyo bine, kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye twizaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao bye bye. Amakuru nakagaruka.